Muraho nizere ko mumeze neza kandi ko Uwiteka akomeje kubitaho. Nari ngize ngo mbaganize mbagezeho ubutumwa Uwiteka yanshize ku mutima. Reka ngushimire rwose ku bw'aka kanya ufashe ko kumva ubutumwa. Umwami Yesu aguhe umugisha utagabanije. Ubwo tukiri mu ntangiriro y'uyu mwaka, byari byiza, byari bikwiye ko umuntu yafata umwiherero n'Imana yamuremye kugira ngo yumve icyo ivuga ku bigendana na gahunda imufitiye ku buzima bwe. Ibi tubisanga mu ijambo ry'Imana, byanditse byera bitagatifu mu gitabo cya Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11. Imana niyo ifite gahunda y'ubugingo bwawe. None rero, nkuko tukiri mu ntangiriro y'uyu mwaka, byaba byiza ku muntu wese ufashe uwo mwiherero. None uwifuza kuwufata wese agomba kumenya ko bizamworohera niyemera ko umwuka wera ubimufashamo. Niwe uzagushoboza, umwuka wera uzagushoboza guhanga amaso umwami Yesu, uzagufasha kumva neza ijwi rye no kubahiriza amategeko ye. Ibyo bikaba bifasha umuntu wese kurangiza uyu mwaka rwose akomeye mu Mana, kandi rwose azi intege ze ari umwuka wera wazimuhaye ko kandi Imana imunezerewe. Muri iyi video rero turavuga ibice bitatu byakoreshwa mu gutegura umwaka hamwe n'umwuka wera, bikaba byafasha umuntu wese kugira icyerekezo, igitekerezo cyiza ku byo Uwiteka adusaba. Aha birumvikana ko umwuka wera uzamufasha gukora ibyo Imana ishaka, kuko umwuka wera ukorana n'Imana ukazana icyo Imana ishaka mu mutima w'umuntu kandi ukanabimushoboza. Rwose byaba byiza umuntu yumvise aya magambo twese twifuza kumva ku maherezo y'ubuzima bwacu. Dusanga mu gitabo cya Matayo, mu Ivanjiri ya Matayo 25:21 bivuga ngo wakoze neza umugaragu mwiza kandi wizerwa. None rero ibanga rikomeye hano nuko umuntu yakomeza guhuza n'ibyo Yesu asaba kugira ngo agere ku ntego amufitiye. Ni ukuvuga ngo intsinzi yaba ariyo gusaba umukiranutsi wese gusohoza iby'Imana yamuhamagariye gukora. Ibyo bikaba bigizwe n'ibice bitatu. Reka turebe. Icya mbere, umwiherero wo kumva ijwi ry'Imana. Icya kabiri, ibibazo byafasha umuntu gusobanukirwa n'iby'Imana ishaka. Icya gatatu, icyo umuntu yakwifashisha kugira ngo agumane n'Imana umwaka wose. Reka rero dusenge ubwo tugiye gukomeza ubu butumwa. Mana ihoraho, nubwo tukiri mu ntangiriro y'uyu mwaka, ndasabye ngo umuntu wese wumva ubu butumwa umufashe kumva icyo ushaka ko akora kugira ngo akomeze kuba umukiranutsi wishimiye. Mbisabye kandi nezerewe mu izina ry'Uhoraho umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, amen. Umurongo wa mbere rero, cyangwa se muri bya bintu bitatu ibyo tugiye kuvuga, icya mbere ni umwiherero wo kumva ijwi ry'Imana. Ni byiza gufata umwiherero wawe hamwe n'Imana yawe, Imana yakuremye, ukayiha umwanya wo guhura nayo nk'uko nayo iba ishaka kukwibwira. Iki kikaba ari igihe ufungurira umutima wawe Uwiteka ukamubwira byose, maze kubw'ubuntu bwe nawe akomora ibyakomeretse mu mutima wawe. Kandi koko abenshi muri twe tuba dufite ibikomere, dukeneye Uwiteka akabyomora. Akenshi ni muri uwo mubabazo, ni muri uwo mutuzo w'umwiherero n'Imana umuntu ashobora kumenya ibikomere atari azi ko bigihari, maze akajya yakwemerera Imana ikabimwomora ikamukiza.
dusoma mu ivanjiri ya Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 kugera kuri 30, aho Yesu avuga uburyo atumira ubwoko bwe agira ati: mwese abarushye n'abaremereye nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Imana ihabwe icyubahiro kubwira ijambo. Yesu niwe buruhuro bwawe, Yesu niwe buruhuro bw'umuhungiyeho wese. Yesu ashimwe. Bamwe muri twe bashobora kuvuga ko nta gihe bafite, kandi urebye usanga abantu benshi tuba turi kuri za interinete, turi kuri WhatsApp, igihe kinini tukakimaraho, ariko umuntu yavuga ati reka dufate akanya ko kubana n'Uwiteka, ugasanga umuntu aravuga ngo nta mwanya afite. Imana igitubabarira. Igikurikiyeho rero ni uko umuntu agomba guhitamo aho yihererana n'Imana ye. Umukristo agomba kumenya aho yumvira ijwi ry'Imana, aho aryumvira neza. Hashobora kuba mu cyumba cyawe cy'amasengesho, hashobora kuba ahantu hitaruye, wenda hari n'intebe, wenda nko muri parike hari n'intebe yo kwicaraho. Ahitaruye naho hashobora kuba ku ruhande rw'amazi, ku ruhande rw'akagezi, babandi bakunda kwigendagenda bagiye gufata fresh air. Aho hantu naho hashobora kuba ari ahantu hitaruye umuntu ashobora kumva ijwi ry'Imana. Icyo gihe ukigenera Imana yawe kugira ngo uhure nayo, kugira ngo nayo ikubwire, wumve ijwi ryayo. Icyo gihe umuntu ashobora nawe kuvuga ati none ni iki najyana muri uyu mwiherero. Reka rero turebe ikintu umuntu yajyana muri uyu mwiherero igihe cyose yumva koko abifashe seriousement, agiye kumva ijwi ry'Imana. Icyo gihe umuntu yajyana Bibiliya, ashobora kujyana Bibiliya, ikaye n'ikaramu n'agatabo k'indirimbo zo kuramya, cyangwa kwifashisha na mobile, za ndirimbo dusanga muri mobile yawe. Ugasanga umuntu ararimba indirimbo zo kuri YouTube zirafashanya nazo. Ubundi hagomba kubaho gutuza imbere y'Imana ndetse no kwirinda kurangara. Hari bamwe baba bifuza no gufata ifunguro, ubishaka ubishoboye ubifitiye umwanya, nabyo ni byiza. Ifunguro ni ikintu gikomeye umuntu akora agiye guhura n'Imana, cyangwa se ashaka kuganira n'Imana, cyangwa se ashaka gukora icyo Imana yamusabye gukora. Ni byiza rero, n'ifunguro naryo ni byiza. Hanyuma ugasaba Umwuka Wera niba hari ijambo ashaka ko wasoma. Umwuka Wera w'Imana ushobora no kuguha ijambo cyangwa igice ukunda cyo muri Bibiliya. Ushobora no gutekereza wowe ubwawe ijambo rikurema agatima, ijambo wahawe na mugenzi wawe, ukavuga uti iriya jambo ko rinjemo, reka nditekereze, ndisome, numve icyo Imana ishaka kumbwira. Iki ni igihe cyiza cyo kwisuzuma mu mwuka, ugasaba Imana ngo ikongerere umwete n'ishyaka ryo gukomeza umuhamagaro wawe, umuhamagaro ufite mu buzima bwawe. Icya kabiri rero, muri bya bintu bitatu turi kuvuga, icya kabiri ni ibibazo byafasha gusobanura cyangwa gusobanukirwa n'iby'Imana ishaka ku buzima bwawe. Ahangaha ku buzima bwawe, ahangaha harimo ibintu bitatu. Hariho ubwoko butatu bw'ibibazo byo kubaza Imana muri icyo gihe cyo kwiherera, byafasha umuntu wese gusobanukirwa neza n'iby'Imana ishaka ko akora muri icyo gihe, muri uwo mwaka. Icya mbere, ubwoko bwa mbere bw'ibibazo ni iki kiri mu mutima wa Yesu kuri uyu mwaka. Icyo ni ikibazo. Wakongera ukavuga ati ikintu kibabaje umutima wawe ni ikihe Mana? Ukongera ukabaza ati ikintu gituma Imana ishavura ni ikihe? Ukongera ukayibaza uti ese Mana, ni ikihe kintu kikuzanira umunezero ku buryo umuntu yagerageza kugikora muri uyu mwaka? Wamubwira ko ibisubizo bye byose bigufasha kandi bikagutera n'imbaraga ndetse bikagutera gukomera
icyo gihe cyose Imana ibikuzi ku mutima, kandi ibyo uvuga ibi bireba, ibyo byose byerekana ko umuntu ashaka kuganira n'Imana ye. Ibibazo bifasha umuntu guhindura ibitekerezo bye, bigatuma akurikiza gahunda y'Imana. Ibi bikaba ari ibintu bihuza umutima wawe n'umutima w'Uwiteka. Haleluya. Ubwoko bwa kabiri bw'ibibazo umuntu yabaza Uwiteka, umuntu yabaza icyo gihe, ni ukubaza Imana ibibazo byihariye. Wasaba Uwiteka guhindura ubuzima bwawe ukurikije ubushake bwayo. Mbese Imana igahindura ubuzima bwawe ikurikije ubushake bwayo, kuko niyo ifite gahunda z'ubuzima bwawe. Wayibaza ikakwereka imiterere y'umutima wawe, ubundi ukayisaba no gusuzuma imyizerere yawe kugira ngo urebe niba wemera ibinyoma by'umwanzi. Hari ibintu tujya twumva hanze aha ngaha ugasanga umuntu nibyo ahagararaho mu kwemera kandi ari ibinyoma. Icyo gihe rero nabyo ni igihe cyo kubaza Imana. Nubwo Satani adafite imbaraga kuri twe, buriya ajya azihabwa n'amasezerano yacu tugirana nayo, cyane cyane iyo twemera ibinyoma bye. Icyo gihe nyine niho atwifatira, umuntu akagira igihe atanabimenya, kandi burya ni byiza kubaza Imana. Imana iratubwira tukamenya uko duhagaze. Baza Uwiteka niba hari ikintu mu buzima bwawe cyangwa se mu murimo umukorera gituma akubonamo umugayo, kubera ko kidahuje n'ijambo rye cyangwa kidahuje n'ubushake bwe. Cyaba gihari, ugasaba Imana imbabazi, ubundi ukiyambaza imbaraga z'Umwuka Wera ngo ukuyobore. Iyo hagize icyo Imana ihishura muri icyo gihe, icyo ari cyo cyose, byaba byiza utinubye, ahubwo bikagutera umwete wo gutinyuka. Niyo yavuga ibintu udashaka kumva cyangwa se kubona, byose ni ukwihangana, kuko umuntu aba ashaka kubyumva. Kuko byaba byiza kubaho mu mucyo w'ukuri kuruta kubaho mu mwijima w'uburiganya. Ni ukuvuga ko wahitamo gukosorwa n'Uwiteka kuruta gushimwa n'abantu kandi wibera mu makosa. Uburyo bwa gatatu bwo kubaza ibibazo, wasaba Imana ibintu ishaka ko wibandaho muri uyu mwaka. Ni ukuvuga ngo niba utekereza ku ntego cyangwa icyerekezo runaka, wabaza Imana icyo ishaka ko umenya. Uko biri kose wakwibanda gukurikiza iby'Imana ikwereka gukora muri uyu mwaka, kuko uba uri kumwe nayo kandi ishaka kuganira nawe, mbese ugakurikiza nawe icyo ishaka ko ukora muri uyu mwaka. Ubundi amasengesho nayo umuntu avuga arafasha. Ubwo wasenga usaba Uwiteka akagaragaza ibikenewe guhishurwa, maze bikajya ahagaragara. Kandi nabwo wasaba ko Imana ihishura cyangwa Imana ishyira mu mucyo ibiri mu mwijima, bituma umuntu adatera imbere. Akenshi usanga gutinda kumvira Uwiteka bihinduka kutamwumvira tutabizi. Ubundi Satani akunda kwihisha, yanga gushyirwa ahagaragara. None isengesho ryo gusaba Imana gutanga umucyo ku bintu byose byihishe, dukeneye kumenya mbere ibintu byose byihishe mbere yo gutegura umwaka. Rwose ni ngombwa ibyo bintu tugomba kubimenya mbere yo gutegura umwaka, kugira ngo dutegure umwaka nyine tuzi ibyo turimo, umwanzi atatwihishemo. Ikindi kibazo wabaza Uwiteka muri uyu mwaka mushya, ni iki Umwuka Wera ashaka kugeraho binyuze muri njyewe? Ese ni iki Umwuka Wera ashaka kugeraho binyuze muri njyewe? Wamubaza ibyo utakoze neza akabikubwira, naho watinze kumwumvira wari ukwiye kwikosora. Nabyo ni ikibazo nyine wabaza Uwiteka ikintu
wagombaga kuba warakoze kera cyane none kikaba kitarakorwa kugeza magingo aya. Nabwo kandi wabaza niba Imana yishimiye uko ukoresha impano cyangwa se ibyo yaguhaye byose. Ibyo byose ni ibibazo umuntu abaza Imana kugira ngo abone uko ahagarara mu cyo Imana ishaka gukora muri uwo mwaka, mbese ahagarare mu mucyo. Ugomba no gufata umwanya wo kwandika ibintu byose Uwiteka yakubwiye n'ibyo yakweretse, kuko ari byo bigiye kuba umusingi wa gahunda yawe nyayo y'uyu mwaka. Icya gatatu, icyo umuntu yakwifashisha kugira ngo agumane n'Imana umwaka wose. Iyo ugarutse uvuye mu mwiherero ushyiraho gahunda y'umwaka ukurikije iby'Imana yaguhishuriye. Ukurikije iby'Imana yaguhishuriye n'intego zayo. Ni ukuvuga ngo ibyo wandika byose ntibiba ari ibintu watekereje, ahubwo ni ibigendana n'iby'Imana yashyize mu mutima wawe, cyane cyane kuba wamaranye umwanya nayo. Birashoboka ko wagira umwiherero mwiza n'Imana kandi ukumva n'ijwi ryayo neza, ariko ni ngombwa ko ubika inyandiko n'ibyo Imana yakweretse kugira ngo izagufashe kwibuka gusobanuza iby'Imana ishaka ko wakora. Inyandiko ni ngombwa kubera izo mpamvu ugomba kugura amakaye 4, kandi buri kaye igomba kugira nibura byibuze amapaji 90, kuko buri kaye yagombye kurangiza icya 4 cy'umwaka. Ubwo ni kuva mu kwezi kwa mbere, kwa kabiri n'ukwa gatatu. Intego zawe cyangwa intego zanjye hamwe n'ibitekerezo byanjye bya buri munsi bigomba kugira icyerekezo gifatika, kuko biba bigizwe n'ibice 3 by'ingenzi bituma nkomeza kurasa ku ntego nafashe. Kugomba kumenya ko Imana yubaha iki gikorwa. Iyo umuntu yafashe umwanya, Imana rwose nayo iracyubaha kandi ikagitangaho umugisha. Ku rupapuro rwa mbere wandikaho intego z'umwaka mushya. Ni ukuvuga ko wandika buri kintu cyose Imana ishaka ko usohoza muri icyo gihembwe. Ubwo wandika ibisubizo Uwiteka yaguhaye mu mwiherero wawe nayo. Muri make, kuri paji ya mbere y'iyo kaye hajyaho ibizakoreshwa muri icyo gihembwe cya mbere, muri icya 4 cy'umwaka, muri icyo gihembwe cya mbere. Kandi ubanziriza kubyihutirwa yashyize mu mutima wawe. Hanyuma ukajya wandika kuri buri paje intego za buri munsi, uvuga iby'Imana ishaka ko ugeraho binyuze muri wowe. Buri munsi ujye wibuka gukora imirimo minini 3 y'ingenzi kugira ngo wirinde kurangarira iby'iyi si. Ibi bikazagufasha kwibanda ku by'ingenzi Imana igusaba gukora. Hanyuma buri cyumweru nimugoroba ugafata umwanya wo gusubiramo intego zawe z'umwaka kimwe n'intego z'ibihembwe urimo. Isuzuma rya buri cyumweru rigiye rikorwa buri gihembwe ryagufasha gukomeza gukurikiza iby'Imana yaguhaye. Ibi bikaba bifasha gusuzuma intego zawe, kandi byaba byiza ugiye ufata akanya ko kubaza Imana niba ukiri mu nzira nziza. Iyi akaba ari inzira nziza yo kugumya gufatanya n'Umwuka Wera w'Imana igihe cyose. Ibi byakomeza gukorwa gutya mu gihembwe cya 2, icya 3 ndetse n'icya 4. Ni ngombwa gukurikiza gahunda yo kwandika mu ikaye, kuko igufasha gukomeza gukurikiza ibyo Uwiteka yakweretse, ndetse ikagufasha ndetse ikagufasha kugera
kuri byinshi Imana ishaka ko ukora binyuze mu kuyumvira no mu gufatanya n'Umwuka Wera. Birumvikana rero ko kuva mu gihembwe cya mbere cy'umwaka kugeza mu cyanyuma wakomeza kujya usenga ngo Umwuka Wera agushoboze kugera ku ntego zanditswe zose. Ndashaka gutera inkunga buri muntu wumva ubu butumwa ngo afate umwiherero utazibagiranwa hamwe n'Umwuka Wera, maze yumve icyo Imana ishaka kumubwira kandi ayibaze n'ibibazo biri ku mutima we. Ndinginga umukiranutsi wese gukora gahunda ye n'Umwuka Wera, maze arebe uburyo Uwiteka ahindura umusaruro w'ibikorwa bye ndetse n'ubuzima bwe bwa buri munsi nabe. Yesu yishimira iyo umuntu amuzaniye ibibazo bye bikomeye cyane cyane ku byerekeye ejo hazaza. Biba bigaragara ko umwizeye bihagije. Yesu ashaka ko wirukira mu maboko ye, maze ukamutura ibiri mu mutima wawe byose, nk'uko twabisomye hariya muri Matayo 11:28-30. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Ndangije mvuga ko nta kintu cyiza nko gutegura umwaka mushya ufatanyije n'Umwuka Wera. Uba utangiranye intego yo kwibanda ku by'Imana ishaka ku buzima bwacu. Ndashaka kongera gutera umwete umuntu wese uzumva ubutumwa ngo azafate akanya maze abaze Yesu Kristo ibibazo bye byose, kuko afite ubumenyi buhagije bwo kumusobanurira no kumusubiza kandi akamufasha no mu kubikemura. Ubundi ufashe umwanya wo kwihererana nawe wese, ibisubizo amuha aba ari byo musingi wa gahunda aba amufitiye. Imana ishimwe, igiduha imbaraga tubikore. Abari muri twe bataraha ubuzima Yesu Kristo, ndashaka kubabwira ko nta kuntu wakora n'Umwuka Wera utarahaye ubuzima bwa Yesu Kristo, kandi Umwuka Wera ni Yesu utanga iyo umaze kumwakira. Ndasaba rero ngo umuntu wese ushaka kwiha Imana, kongera kwakira agakiza, nibura akurikire asubiremo isengesho ngiye kuvuga kandi arivugane ukwemera no kwizera. Mwami Yesu, nzi ko ndi umunyabyaha, warakoze kuba warampfiriye ku musaraba. Nsabye imbabazi z'ibyaha byanjye byose. Ndashaka kuba uwawe. Nyamuneka umfashe umpe kuba uwawe, igihe cyose, maze mbe umugaragu wawe, mbe umwana wawe. Umpe kurushaho kwizera kandi ngukorere. Imbaraga zawe zinyobore, Umwuka wawe undinde. Ibyose nkaba mbisabye mu izina ry'Uhoraho Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka rero nguhe ikaze rwose. Ndashimye iyo decision ikomeye kandi idasanzwe, kubona wemera kuba umwe mu bana b'Imana. Icyo nakwankuraje ni ugushaka Bibiliya, ugashaka ahantu hari itorero ryigisha Bibiliya, ijambo ry'Imana, ndetse ugashaka n'ahantu hari abantu biga iyi Bibiliya, bikagufasha muri iyi nzira nshyashya y'urugendo rw'Imana ufashe. Reka rero nongere nguhe ikaze, ni karibu mu bana b'Imana kandi wakoze kubona wafata iyo decision. Reka turangize dusenga. Imana igira imbabazi, turashimye ubutumwa bwaje rwose bukenewe. Ndasabye Imana igira imbabazi ngo rwose buri umwe wese muri twe ajya afata akanya ko kwihererana nawe, maze utubwire icyo ushaka ko dukora cyane muri iki gihe umuntu watangiye umwaka. Turasabye ngo twigishe, uduhe imbaraga zo kujya tubana n'Umwuka Wera, maze Umwuka Wera tuyobore kandi turangire umwaka neza, nawe tuzawurangize neza n'Umwuka Wera kandi dukomeye muri wowe. Turasabye ngo tuyobore kandi dushoboze, twizeye mu izina ry'Uhoraho
umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, amen.